ni ukuvuga ngo N channel kuri MOSFET iyo ukuntu iba imeze izo zigira symbol zitandukanye n'iz'ama GFET. Iyo tuyishushanya gutya naka dushyiramo kariya ga fresh hano tugashyiramo hano hagati. Mwakazi kuri Tatenemye TV n'agameze kuri channel niho bagire gukanda subscribe kandi ukunda video kandi like ndetse ukore na share ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi buca kuri uyu muyoboro mugari wa Titan imenya. Nubutsa mufitiye group ya WhatsApp ihuriramo buri muntu wese akanda subscribe hano akabasha guhura n'abandi bagenzi be bakungurana ubumenyi ku ngingo zigiye zitandukanye by'umwihariko izo kuri tele kubera ko hano tudukeneye ubumenyi kuko kwifashisha kuri tele ikintu kiba cyiyongereyeho gusa nuko tudukeneye ubumenyi buri professional cyangwa se bw'abanyamwuga nubwo tudukeneye cyane. Uyu munsi tugiye gusobanura ku kintu cyitwa FET. Iyi ni transistor abantu benshi bakomeje bambaza ati dusobanure kuri MOSFET, ariko mbere yo kwiga MOSFET ugomba kubanza kumenya ngo FET ni iki. Kuko ubundi MOSFET navuga yuko iri mu itsinda ry'amatransistor yitwa ama FET. Rero uyu munsi tugiye kwiga kuri FET, musaba kureba iyi video kugeza ku musozo kugira ngo ize kurangira babashe gusobanukirwa ngo FET ni iki cyangwa se MOSFET ni iki. Ikintu cya mbere hano tugomba kumenyaho nuko iyi FET ni mu magambo ahinnye. Amagambo arambuye tuyita field effect transistor. Hano ni gutyo tuyita amagambo arambuye. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni transistor ariko itandukanye na ziriya twize za NPN ndetse na PNP. Biba zifite ibintu bigiye bizitandukanya kuko iriya twabonye ko yo yitwa bipolar junction transistor. Iyi ngiyi yo kitwa field effect transistor, bivuze ngo n'imikorere yazo bitandukanye. Tuzana tureba aho zigiye zitandukanye cyane. By'umwihariko duhere no ku mapini yazo, izi transistor zigira amapini atandukanye mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo iyi ya mbere twabonye ko igira base collector na emitter, ariko iyi ngiyi yo igira icyo twita pini ya mbere yitwa gate, ikagira iya kabiri yitwa drain, ikagira na gatatu yitwa source. Kuvuga ngo aya niyo mapini dusanga kuri transistor ya FET. Ariko ugahita wibaza ngo iyo twumvishe MOSFET ibyo biba byavuye. MOSFET ni ukuvuga ngo ni bumwe mu bwoko bw'aya matransistor ya FET. Nkuko twabonye kuri BJT tugiraho NPN ndetse na PNP. Hano noneho kuri FET tugiraho ubundi bwoko bwa MOSFET. Muri make tugiraho amoko agiye atandukanye, ariko amoko azwi cyane cyangwa se akunda gukoreshwa cyane ni amoko abiri. Niyo yonyine dukunda gukoresha cyane tunazi. Ariko wakibaza ngo bimeze bite. Nayo moko kandi nzakwereka kandi nkwereke naho agenda akoreshwa kugira ngo yose tubashe kuyamenya. Kuko kugenda tukamenya ubwoko bumwe cyangwa se bubiri bwonyine kandi n'ubundi bw'izi transistor byose nzabigisha kugira ngo wowe nk'umu professional ubizi uzi ngo izi transistor zigira amoko menshi. Kuko abantu benshi bazi ko buriya habaho ubwoko bwa MOSFET gusa kuri izi transistor, kandi habaho amoko menshi nzabereka ndetse tunavuga turebe n'ukuntu akora naho ugenda akoreshwa kugira ngo nayo tube tuyazi. Hano iya mbere tugiraho ni yitwa GFET. Tukagiraho iya kabiri ariyo ya MOSFET, ari nayo ndi kuvuga abantu benshi basanzwe bazi cyangwa se bakunda no gukoresha cyane. Si no gukunda kubikoresha cyane, hari n'igihe ushobora kujya ugakoresha ahantu GFET ariko ukaba uzi nk'ukoresheje MOSFET kubera ko urumva aya matransistor aba afite ukuntu ajya gusa. Iya mbere mu magambo arambuye tuyita junction FET. Ubwo hano turahita tubisimbuza aya magambo ya mbere. Ubwo ni junction field effect transistor. Mu gihe ngiyi yo hasi tuyita metal oxide semi conductor FET.
tugeze hano tuzurishaho ari amagambo ya mbere agaragaza ko ari FET. Kuvuga ngo iyi ngiyi ya mbere tuyita junction field defect transistor, mu gihe iya kabiri tuyita metal oxide semiconductor field defect transistor. Ni ukuvuga ngo izi nizo niyo moko abiri ya FET dukunda kubona cyane cyane cyangwa se dukunda gukoresha cyane, ariko ntabwo ari yonyine, hari n'ayandi. Rero tuzayigaho muri video z'ubutaha kugira ngo tubashe kuzimenya zose, kugira ngo nk'umuprofessional uzahura na transistor kuvuga ngo isi iyi ngiyi ni bwoko ki cyangwa se ikora he, zose ugomba kuba uzizi, ahubwo ugahitamo wowe izo uzajya ukoresha bitewe n'ikintu ugiye gukora icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe transistor ikora mu buryo bwa switch, ikora nka switch cyangwa se igakora nka amplifier, ariko zigatandukanira ku buryo zibikoramo. Ari naho izi ngizi zitandukanira na ziriya zama BJT, bitandukanira ku buryo bikoramo switching zabyo ndetse na amplification zabyo. Nabwiye ko amplification cyangwa se to amplify ni ukongera signal. Niba twapplyinzeho akariro gake ukabasha kuba wakongera, cyangwa se tugakora circuit ushobora kunyuzamo akariro gake ubundi ukabasha kuba wanakongera cyangwa ukagira output iri hejuru. Ibyo nibyo twita amplification. Mu gihe switching byo ni ugucana ukongera ukazimya bitewe n'ikintu ugambiriye. Nicyo kintu twita switching hano mu transistor. Rero hano tugiye kureba noneho ama symbol, kubera ko symbol nazo ni ingenzi, kubera ko hari igihe uzabona circuit bashushanyije ahantu ariko wowe ntumenye ngo si transistor ariko ubona bakoreshejemo hano ni iyi. Iya mbere tugiye kureba ku ma GFET. GFET ku ma symbol yazo dufite nkuko twabonye kuri BJT tugiramo ngo NPN ndetse na PNP. Biriya byo urumva bigendeye kuri ya mareya ya PN junction cyangwa se ya semiconductor. Ku bantu batarebye video ya semiconductor, hano muri description ndashyiramo link ya kugira ngo ubashe kuyifungura nawe urebe, ubanze gusobanukirwa ngo semiconductor n'iki, kugira ngo tuzatuvuga ngo PN junction uzajye tumenya ibyo tuvuze, kuko na hano n'ubundi naho birugarukamo. Hano biragarukamo gute? Iyo turi kuvuga ngo GFET ifite ayahe moko, kuko twabonye ko FET ifitemo GFET ikagira na MOSFET. Noneho hano muri GFET naho turasangamo andi moko abiri. Iya mbere turi busangemo ni yitwa N channel. N channel. Nuvuga ngo iyi N channel, iyo tuvuze N channel n'ubundi biragaruka kuri za semiconductor zimwe twabonye, za N type ndetse na P type semiconductor, byihuriza hamwe bigahita bikora icyitwa PN junction cyangwa se ihuriro rya P ndetse na N. Ariko muri make buri imwe yose iba ari semiconductor ukwayo. Video iri muri description kugira ngo ubashe kuba wayireba. Kandi mwibutse mbere ko dukomeza, reba ko kandi subscribe button, niba utarayikanda kanda ubundi fungura akazogera kugira ngo amasomo yacu azahugeraho uri mu bambere. Ndavuga ngo hano kuri N channel, iyi N channel bisobanuye ko ni transistor ya GFET, ariko inzira tucishamo umuriro, kubera ko transistor urumva ibifite amaguru atatu cyangwa se terminal eshatu. Terminal ya mbere iba ariyo gutangiraho sinyali yo kwemerera transistor gukora. Iyo dutanze sinyali hano, aya maguru yarasigaye abashobora acamo current cyangwa se agacamo voltage runaka bitewe ko transistor zikora. Rero iyo tuvuze ngo N channel bivuze ko hano hantu haca umuriro. Apana hano dukoresha tukontrola transistor tuyatsa cyangwa se tuyizimya. Hano haca umuriro bivuze ko harimo N type semiconductor. Nicyo kintu bisobanuye iyo tuvuze ngo iyi FET yacu cyangwa se iyi GFET yacu ni N channel. Umuntu utari buze kubyumva jya muri comment wemerewe kubaza ikintu cyose utumvishije hano ukakibaza we nkaza gusobanura muri video z'ubutaha. Rero hano dufite N channel ya GFET. N channel ya GFET tuyishushanya gutya kuri symbol yayo. Tuyishushanya gutya. Hano dushyiraho agafresh. Bibutsa ko amatransistor yose tunyazishyira du fresh kugira ngo tugaragaze difference yayo. Ubwo hano iyi ngiyi ni gate, iyi ngiyi ni drain, iyi ngiyi ni source. Iyi ngiyi niyo symbol ya transistor yitwa GFET ariko y'ubwoko bwa N channel. Tukagira ndetse n'indi twita P channel. Yawe none urabona ni za semiconductor ziri kugenda zigarukamo ku bantu bakurikiye video yazo. Wowe utarayikurikiye jya muri description kugira ngo ubashe kubona wayikurikira, niho nakize link yayo. Uvuga ngo P channel noneho yo ukuntu iyo bigenda, iyo tandukanye na N channel dukoresheje tuno dufresh. Aho tuno dufresh kintu dusobanuye akenshi, tuno dufresh dusobanuye tugaragaza uburyo current zigenda muri zino transistor cyangwa se uburyo umuriro uca muri zino transistor. Nicyo kintu dushushanyirizaho tuno dufresh kugira ngo tuzitandukanye.
Kandi tubyigaho muri video z'ubutaha kugira ngo tumenye ubundi tuno dufresh dusobanura iki. Hano iho aka fresh kaho kareba gutya. Gutya. Gutya bw'ingini. Ingini get, ingini drain, ingini source. Nkuko niko dushushanya iyi transistor yacu ya P channel. Bivuze ko iyi transistor turamutse tugiye gushushanya ku bijyanye n'amareya usanga imeze gutya. Ugasanga hano dufiteho iriya gate. Gate ni ingini dushyiraho umuriro kugira ngo transistor yacu itangire kuba yakemerera current kuba yacamo cyangwa se umuriro kuba wayicamo. Noneho hano kuri gate iyo dushyizeho voltage, iyi gate yacu ifitemo icyo twita electric field. Nyine iyo dushyizeho umuriro hatavukamo electric field. Electric field rero itangira gukora, nimba nabyita reba nka ziriya vane zo ku mugezi. Urabona iriya vane niyo ibasha gutuma amazi yahita. Rero iyi ngiyi niko ihita ikora. Iyo imaze kuba energized cyangwa se imaze kwakira umuriro, iyo electric field niyo ibasha kuba yatuma iyi nzira yindi irimo isigayemo hano ibasha gufunga kugira ngo umuriro wacu ubashe kuba wacamo. Rero iyi nzira yindi isigaye niyo dushobora kwita ni N channel cyangwa se P channel bitewe. Ubu ngira ngo ubonye ko iyi ngiyi ari N channel, iyi ngiyi ikaba ari P channel. Ubwo rero kuri N channel ngo iyi nzira icamo umuriro iba ari N channel cyangwa se bari ibikozwe muri N type semiconductor. Noneho yaba ari P channel ikaba ikozwe muri P type semiconductor. Semiconductor nabwiye ko ni material ibasha kuba yatwara umuriro mu gihe kimwe cyangwa se ntitwara umuriro bitewe na condition yo kwikoreshamo. Niho akenshi ama semiconductor tuyakoresha. Ngira ngo murabona ama transistor yo, transistor kugira ngo ugere activated turayisupplying umuriro, tugashyiraho umuriro ubundi ikabasha kuba yakemerera umuriro kuba wacamo muri aya mapine yandi asigaye. Urumva iziba ari semiconductor ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho twabonye bikunda gukoreshwa cyane ni kuri diode za PN junction. Murabizi ko diode za PN junction ushyiraho umuriro ukagenda ariko wawushyiramo ugaruka ikabyanga. Aho ngaho niho tubonera neza none ukuntu semiconductor zikora nyirizina, uburyo ishobora gutwara umuriro ubundi igatanga kuwutwara bitewe n'ikintu yikoreye. Iyo ushyizeho uri positive ukinjira muri P, bisobanuye ko uyishyize muri forward bias cyangwa se muri forward connection, icyo gihe igatemerera umuriro ko wagenda. Wawe uhindukiza ukawinjiriza ku yindi terminal ikaba igiye in reverse bias cyangwa se ukaba wayiconnecte wicuritse. Iyo boro ikavuga ati uyu muriro ntago ubasha gucaho. Nibyo twita semiconductor. Urumva mu gihe kimwe ibasha guconnectinga cyangwa se gutwara umuriro ubundi ikindi gihe ikabyanga. Aha ngaha ngira ngo turabona ko GFET tubashije hano kuyisobanukirwa ndetse n'amasemboro yayo n'aya ngaya. Tukagira n'indi twita MOSFET, ari nayo abantu benshi bakunda kwibazaho. Nagiye nakira ibibazo byinshi bivuga ku ma MOSFET. Tuzatubwiye kuri MOSFET. Reka nayo tuyivugeho gake, ubundi tuzabyinjiramo birambuye tuzisobanura neza ukuntu zikora ndetse tunazikoresha n'udupratike duke kugira ngo tubashe kuzisobanukirwa neza mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo hano dufite MOSFET ariko nayo ya N channel, n'ubundi za channel zigenda zigarukamo. Kubera ko iyo tuvuze ngo ifite N channel ngo nababwiye inzira icamo umuriro uriya iri gutwara. Kubera ko ari umuriro tuyakisha ukayatsa nyine ikabasha guhitisha undi muriro. Rero uriya muriro iri butware inzira unyuramo niyo ibikoze muri N type semiconductor. Ubwo iyi ngiyi ni N channel ariko kuri MOSFET. Ni ukuvuga ngo N channel kuri MOSFET iyo ukuntu iba imeze, izo zigira symbol zitandukanye n'iz'ama GFET. Iyo tuyishushanya gutya naka dushyiramo kariya ga fresh, hano tugashyiramo hano hagati. Ubu ngubu iyi ngiyi ni N channel yacu. Hano tukagiraho gate, tukagira hano drain, tukagira na source. Hanyuma tukagira n'indi twita
P channel, P, P channel, iyo dushushanya muri ubu buryo, uvuga ngo iyo tuyishushanya gutya, tuyishushanya gutya, iyi ngiyi ni gate, iyi ngiyi ni drain, iyi ngiyi ni source. Uko nguriyo dushushanya P channel ariko yo kuri MOSFET. Ni ukuvuga ngo urabona nk'uko tugenda tuzitandukanya, izi ngizo ntabwo ziba zifitemo iriya full PN junction kugira ziyikoreshe ngo ziconnecting umuriro cyangwa zitwara umuriro, ahubwo izo muri iyi PN junction zo zikoresha M, urabona ikoresha P cyangwa ikoresha N. Ubwo indi ahantu iba iherereye usanga iherereye hano kuri gate, cyangwa se hano twinjiza aka voltage kari bubashe kuba kakontorora iyi transistor kugira ngo yake ibashe guhitisha umuriro dukeneye kwihitisha. Ikindi kintu, izi transistor z'amafeti uzigenje nizo twita BJT, izi ngizi z'amafeti zo biroroshye kumenya pin configuration yazo kubera ko zo ntago amapine yazo ajya ahinduka nkuko twabibonye kuri BJT. Kuko twabonye ko BJT ushobora gusanga mu kanya base iri hano hari collector, hano hari emitter, mu kanya usanga base yigiriye hagati, hano hahita hajya collector, hano hajya emitter. Rero ngibi kuri feti byo ntabwo ujya kunda kubaho. Feti usanga amapine yazo atondetse ku murongo ni gutya nyine, ni gate, drain na source. Kugira ngo bifate neza wifatire ko ari GDS, ubwo nyine ni gate, drain na source. Igihe cyose niyo wafata transistor yayo ukayifata gutya kuriya uri kuyireba, hari abanditse imibare gutya, hano niba ariho handitse iriya mibare iyiranga, usanga nyine ubwo pin zazo zimeze gutya, ni gate, drain na source. Ntago bijya bihinduka ibi bintu kuri ino transistor, nicyo cyiza cyayo. Iyo ntabwo ushobora kugora ngo uvuge ngo ndayifata gute ngo amapine yayo naya. Iyo igihe cyose amapine yayo ari ku murongo ni gate, drain na source. Mu gihe BJT twabonye ko birahindagurika, urumva ngo ni akantu k'ingenzi ugomba kumenya kugira ngo uzafata feti zawe wibaza ngo ese noneho gate ndayikura he, drain nyikure, source nyikure. Iyo igihe cyose nawe ugiye zihinduka, kereka nimba wenda hari izindi zihariye zihinduka, zo nzakora ubushakashatsi ndetse nimba hari zihari za feti ziba pin zihinduka, ariko muri rusange zo nazo zihinduka amapine yazo, pin configuration yazo ni imwe, ntago ihinduka. Mugejeje nka video kandi nongera ngushimira cyane mu migezi, kandi nshimira abantu bose badukurikira bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko abashinga ntahe, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari Congo, ndetse abari USA, abari mu Budage, Germany, abari Russia, bose upfa kugukurikira ibiganiro byose bica hano ndetse n'amasomo tugenda dutangira hano. Umuntu ingenzi cyane ndagushimiye ewana kudesha. Bavuga ngo ndashaka yuko muri video z'ubutaha tuzinjiramo no muri no transistor tukabasha kugenda tuyisesengura none nyirizina, tukareba ukuntu ikoreshwa, tukareba ahantu no igenda itandukanye na BJT, kubera ko iyi transistor ni ingenzi cyane ku muntu ushaka gukora ama project ari electronic. Bavuga ngo ni nziza kandi ko twabibonye transistor igira umusaruro uri hejuru kandi ntago ikonsoma umuriro mwinshi. Bivuze ngo iyo turi gukoresha power loss ibiri hasi, ko twagenda tugira ama losses y'umuriro biri hasi, ntago biba biri hejuru nkuko twakoresha ama BJT, kandi ikagira icyo twita high switching speed. Iyi ngiyi numva iri guswitchinga ishobora kugira umuvuduko uri hejuru cyane. Rero urumva ni transistor nziza. Rero ndifuza ko amasomo yacu ubutaha tuzagenda tuzinjiramo cyane no tukaziga ku buryo tuzimenya, tukamenya ndetse n'uburyo bwo kuzikoresha. Uko izi ngizi nazo nziza kuba wazubakisha ama inverter zimwe njye mbabwira zifata umuriro wa DC zihinduramo AC, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye dukoresha switching. Feti ni transistor nziza cyane. Dutakana subscribe nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo amasomo ducishana atazagucika kandi uzajya ubona uri mu ba mbere, kandi ukande like ukoresha abantu bose wifuza ko mwasangira ubumenyi bucishwa hano, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.